Yes, nguhaye ikaze iyi ni Zara Magazine TV. Mumaze kubimenyera ko tuba turi kumwe mu biganiro bitandukanye byose nirwa mbigarukaho, aho tuba tubagezaho updates zitandukanye, amakuru agezweho atandukanye avugwa hirya no hino mu mikino ndetse n'imyidagaduro, cyane cyane yuko twebwe nibyo bintu twibandaho cyane. Reka mubwire yuko kuri www.zaramagazine.com n'ubundi niho uri busanga amakuru agezweho kandi yizewe, cyane cyane yuko tuba tugenda tuba updatinga kuri website yacu umunsi ku munsi. N'ubundi ni gahunda imwe, ni imikino ndetse n'imyidagaduro. Geraho urebe inkuru zanditse neza ndetse zirimo n'amafoto meza cyane, ubundi ibintu bigende bimera neza. Ubundi ujye kuri YouTube channel yitwa Inzika Series, urebe filime yitwa Inzika Series. Ni imwe muri filime ziryoshye ushobora kureba muri iyi minsi ukamererwa neza mu bihe byawe. Reka njyewe nigire mu myidagaduro, ariko nawe wibuke gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu hatazajya hagira na kimwe kigucika. Ngira ngo Bruce Melody niryo zina riri kugarukwaho muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mu biganiro by'abantu batandukanye. Ibi bije nyuma y'uko hagiye hanze amajwi ye, ari kuvuga yuko nta muhanzi bakwiye kumugereranya nawe, ko ndetse bari abahanzi b'aba diaspora ari abanebwe basohora akaririmbo kamwe mu mwaka, mu gihe we nk'icyamamara bari gukora umuziki ashyira indirimbo hanze uko umutima uteye. Benshi baravuga ngo aba diaspora tuzi bakora cyane ni Meddy na The Ben. Ubundi intambara biratangiye ku mbuga nkoranyambaga, nta kindi kivugwa, niyo nkuru iri on top ku mbuga nkoranyambaga, niyo deba ihari kuri za Twitter n'ahandi hatandukanye. Abahanzi batandukanye nabo bagiye babigarukaho. Witwa Tom Close yavuze yuko ntabwo byari ngombwa yuko Melody avuga yuko arenze abandi bahanzi cyangwa se asuzugura abakuru be bamutanze mu muziki, ahubwo cyari igihe cyo guhuza nabo imbaraga, akabageza aho batagera nabo bakamugeza aho atagera. Aravuga ati kandi ukurikiranye ibihangano byabo uko birebwa, ntabwo Bruce Melody arusha views Meddy. Agenda agaruka yuko wenda ushobora kuba uri n'umuhanzi ariko uri umuhanga gusa, kubera ikintu cyo kwiyumva bikaba byagukoma mu nkokora umuziki wawe ntugire ahantu ugera. Ibyo nibyo ngira ngo Tom Close yagiye agarukaho, n'abandi batandukanye bagiye bagira icyo babivugaho. Ba Badlama bagiye babivugaho, abitwa ba Sparks Don Gogon bagiye babivugaho, n'abandi bantu bagiye batandukanye. Uwitwa Lil G nawe yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram, ubundi nawe agira icyo abwira Bruce Melody cyangwa se amwibutsa ibihe bya kera. Yagiye kuri Instagram yiwe ashyiraho afishe ya launch ye ya album ye yitwaga Nimba Umugabo. Ubundi ashyiraho caption agira ati ariko kuri ya afishe yanserikiye cyangwa se yaciye akarongo ku isura ya Bruce Melody, arangije ayiherekesha amagambo agira ati uriya mugabo mureba aho hepfo witwa Bruce Melody, ugira ikibazo cyo kuvuga cyane muzamumbarize mumwereka niyo afishe, muti uribuka witwa Mr Who ukoropa unarapa muri competition twateguraga, mukaza kubona byanze ugaprofita, ubwo wazaga nkaguha izindi connection muri show zo mu ntara bakakubona, ibindi wenda ni birebire. Basi Salaxio yuza itarasoza tukareba abafana bahisemo kera uko bari kugufata, wenda na launch z'izo ndirimbo nyinshi aho zamurikiwe. Mane uretse nawe, ngira ngo ni ibyo ngibyo Lil G yagiye atangaza agaruka kuri Bruce Melody. Mu bigaragara nawe ni umwe mu batarishimiye amagambo Bruce Melody yagiye avuga. Iyo ukurikiranye muri iyi minsi ubona yuko Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bari gukora cyane kandi bahagaze neza muri muzika
bakora umunsi ku munsi, bafite ibikorwa byinshi ndetse n'iterambere ryabo rigaragara, ariko ikintu abantu benshi bagiye bavuga yuko atari akwiye gusuzugura abakuru be cyangwa ngo bateshe agaciro ibikorwa bakoze, cyane cyane yuko buri muntu agira igihe cye, nawe ejo wenda ashobora kutazaba ari gukora cyane music. Uzete rero uko byaba bimeze kose, nubwo waba uri mu bihe byawe, nubwo waba umeze neza, nta mpamvu n'imwe waba ufite yo gusuzugura abakubanjirije se, cyangwa amazina nka Ben na Meddy, kuko nabo hari ibyo bakoze muri uyu muzika, hari amateka bakoze, ni nabo baguciriye inzira. Ngira ngo ibyo nibyo abantu benshi bagiye bagarukaho, abandi wenda bagendera ku marangamutima yabo, nibo bagiye babigira debate, umwe agahagarara ku ruhande rumwe, undi agahagarara ku rundi, ariko muri rusange niyo saga iriho muri iyi minsi, nicyo kiri kugarukwaho, nicyo kiri kuvugwa. Wowe kora subscribe hano maze hatazajya hagira ikintu na kimwe kigucika.